donc gutirika kubyerura nago gusambana no madini barasambana kandi barabatijwe naga ari surprise ni ibintu bisanzwe kibazo no gukora dukorwa ukatwiga the way wigambye ko icyo kintu nyine utakireka nk'umuntu wakubatije nyine bari kuvuga ati mana yo mw'ijuru uyu mwana aranyicishije. Welcome to Beyond the Surface, and start your day with insights beyond the headlines. Welcome back to Beyond the Surface. Ni Gerard Nyabami na mugenzi wanjye Sylvie. Yes sir. Turagarutse imihanda turongeye turiteretse tumaze iminsi duhuze cyane ariko uyu munsi noneho tugarutse inkuru ni nyinshi. Yego. Inkuru ni nyinshi turaje tubatemo tuje Beyond the Surface noneho turebe bari mwiyobokamana none imihanda yanyereye Kigali ahantu hose yaba ari mwiyobokamana hahiye yaba ari muri showbiz hahiye yaba ari indirimbo abahanzi tumaze iminsi dukriteka tubabwira tuti ko mutadutamo uyu munsi noneho bazire kuriye rimwe uyu munsi turaje twitereke turebe n'imikino turengo byifashe bite Sylvie. Ya hose kabisa. Welcome to Beyond the Surface. Thank you so much. Abantu sinavuga gute da no gushimira abakunzi ba Beyond the Surface abatureba ariko nanone mukomeze muturebe cyane mukomeze mutwereke urukundo kuko nyine ibyo tubafitiye ni byinshi mwe gusa mutwereke ko muhari. Dushimiye wowe amaze gukora subscribe ku YouTube channel yacu kandi nawe utarakora subscribe dukurikirane hirya turagushimira twishimira kubana nawe gumana natwe hano kuri Beyond the Surface tureba n'iki kiganiro turebe ngo byifashe bite. Shwa. Sylvie nabonye uwitwa Kid ujye mukurikirana. Kid. Yeah. Kid. Numukize n'umunyarwanda. Nawe ugiye kuba nka Scovie. Nawe nzi kabi. Imana baratabara umuntu w'star pe naba ngo Kid no musani cyane. Wo mu Rwanda. Urabese. No kuri. Ararapase? Kid no muraperi. Ndakaricho nazira kuba ntaza baraperi. Kid no muraperi. Umwaka coming rwose ufite n'uturimbo twiza cyane. Yo baze ndaza kuzumva penge abaraperi nzi ni babiri. Inde nande? Ni Riderman na Ish. None se ntuza ntawe umuzizeho. Na abikoko baraseka bye baramufatanye nka arya bazoba bita Kinya Trap. Ni trap bakora. Ahubwo nyine zeo yabari zone rap naga ari trap. Kinya Trap ni iriya yaba Bushari. Nyine no siza usazamo. Aya zeo ni rap isanzwe. Aheza wazamo. Usuri mabira afite ndi babane yitwa ngo ihene y'umusozi. Ihene y'agasozi yasoseje wundi. Nosura muramuje na Kinya Trap arayikora. Ariko cyane ubwo n'umuraperi ariko nyine ushobora gukora injyana nyine zose. Ariko baranakorana Edayeri na Bushari kuya bo abaraperi abaraperi n'abakinya Trap bose ni gang imwe bagenda bahuza. Ni gengo ahubwo sinzamu Desdora ntamubona ko Desdora wanze dashotse. Oya Desdora ahubwo ashobora kuba atari ya joininga cyangwa akabari bwo ariko kiza muri game. Byashoboka. Ko Desdora nese Desdora hari collab nimwe afite. Ntayo ibaze collab yabagiye gukora ngo ni General Band. Nese Desdora usibye zazindi yatubwiye ngo yabonaga atari nziza na yabonaga ari bibi ubu n'indimbo afite nizingahe? Ebyiri n'eshatu. Njye ebyiri nzi Zangarewa na Ratatata. Zangarewa na Ratata nizo nyine nizo ziri gutrendinga nazo zatumye ajya viral geranyije ariko hari n'indi afite yasoye imbere yaho ariko yo ntabwo izwi nyine kuko iyo nayo twamenye wa mugani muri zazindi iravuga ngo byari bibi. Ariko nabonye rero uwitwa Kid uyu munsi yasohoye indirimbo mu gitondo arimo amesa kenda k'imbere. Niyo mpamvu nkubwira ngo babicanganye. Yitwa ngo iki ndirimbo? Yitwa Umwiza by Kid. Okay. Naacyo ariko aho kujya tube board twabuze indirimbo badutamo. Yasohokeye rimwe mu masaha make yashize amasaha make n'ubundi uwitwa Kirisizi nasohoye indi ndirimbo. Foromiana. Isiwe ntabwo nayiyoberwa. Foromiana wayumvise? Nziza cyane. Nayumvise. Niba wayumvise ukayigeranya n'indirimbo iyi ndirimbo ntuza aherutse gusohora Element Tombe yego warangiza ukanayihuza n'indirimbo Roskana aherutse gusohora Mami si ibintu no se biraba mbana expecting ziba zigomba kuba ziri muri uriya mujyo n'ubundi ahubwo ikintu niba wumvishe nyine iriya beat ari Foromiana ari Tombe ari na Mami ya Roskana
wajya ngo ni indirimbo imwe igihindura ni lyrics nuko nyine hari ahantu ba Chrisizi bagira bagashyira nk'akantu k'umuco nyarwanda nyine mukuntu nyine numvisha harimo akantu kameze nk'agakondo hariya niba ngo burya abagenzi mu rukundo ni rwaranga ibiki uburyo yaharirimbye ni lyrics zagarutse ari za gakondo ariko hari uburyo n'uburyo acurangitse n'uburyo ariko noneho ndumiwe ubusanga afite abapampe director nyine nibyo nari kukubwira ntago nexpectingaga n'ubundi kubona izi wagiye kure ya biriya kubera ko n'ubundi ibintu Chrisizi akora ele n'ibintu Losikana akora bose n'abarana bisinga dufite wanjye izi uburyo mba mwiteze butandukanye n'uburyo yigeretsemo kuko dufashe nka kiriya kiririmbo cya Chrisizi yasoheje ubundi cyajugumira yumvije nka jugumira nyine utumva ko ni ikiririmbo kiza nyine kigahita gihindura abantu mundu bari kandi bimeze kimwe na Moromita ariko jugumira itandukanye ni indirimbo yasohoye none hano biratandukanye hano biratandukanye izi ariko nawe afite ukuntu ajya ducanganyikisha ibaze ko izi hari igihe yagezemo akora muzika nyine yihuta za bana ahubwo izi bano bahungu bamwanduje kuko reba na video ubundi izi yakoraga indirimbo muri sanse y'abana bakubita ibintu bimeze nk'ikatuni twaramusetse bamwanduje yahinduye style twaramusetse Chrisizi wacu baramujyanye sinzi umuraperi wabiririmbye nyine akajya avuga ngo ibaze ngo ukuntu abanyarwanda ngo banga kumva ngo message za rap ngo bakazajya kumva ngo Chrisizi ngo urimo ngo I U O A E ngarufabe z'abana bo muri secondaire bo muri primaire bari sawa ubundi Chrisizi baramuhinduye Chrisizi arambabaje oya ko yahindura yakora ritani si bisanzwe se ashobora kubikora kubera gutagetinga market ariko agahita avuga ati kansubire muri wa izi abantu bakunda ariko urumva ni kwa kundi nyine bavuga ngo nyereka inshuti yawe nkubwire uwo mugendana nabo bavandimwe Chrisizi gusa njye nabonye ari nziza pe iriya ndirimbo ni nziza nanone amashusho ni meza n'ishusho ni ryiza kade noneho ibikabya bahagaze naho se Ben biba ni bisanzwe Ben ni umusitari Ben ni bisanzwe ngiye nkunda vibe umuntu witwa Kevin Kade nyine arakabya pe abarusha imbaraga aba barusha stamina nyine we agera kuri vasi ukabona nyine ebana ibigufu birabonetse Kade zirambaraga zikura he Kevin Kade gakubita shaka ariko bano bavandimwe much respect turi kuri Scovia se wuye Scovia Mutesi much respect se kubera iki Scovia Mutesi iyo ataza gutangira interview izi ndirimbo ntabwo zari zizasohoka uzira nekereje nigeze kujya kumwana niwe sponsorije Foromia iyo Scovia adatangiriye interview izi ndirimbo ntabwo zari zizasohoka kubera ko tumaze igihe kingana iki tuzitegereje kinini pe bari baheruka mu itangazamakuru ryari kandi nta batabonekaga Papa Gigi yaje maze gushaka ya ndirimbo ye na Alikiba ariko Scovia yagiye kubita hanze interview akavuga ati abantu ntabwo mbazi bese bigaragaza showbiz irongera byutse ijeje kabisa super manager wamerukaga ryari kera namubonaga kuri stade nkamuseza nkavuga ko kutagaruka imihanda ngikubone ngo ari utuntu ndimo nawe yari yarabuze ariko Scovia kimuvugaho yayisaza si wamubonye mu kanya kuri ntoza kuri The Choice honyine se yayisaza yasaze super manager agira ihangana kabandi batamusubije babaye oya ntabwo ari uko bishaka gusubiza ahubwo nuko yagize amahirwe abonye Scovia amuvuze aravuga ati iyi hiti nta buryo nayibyaza umusaruro noneho Kevin Kade nawe rero bamuvuzeho indirimbo isa dropping igahita hanze biriya ni ibintu byiza cyane nubwo Scovia abantu bakomeje kugenda bamugaruka bavuga ngo Mutesi Scovia ngo ariko ni nabyo hari abayagaragaje ko ari umuyobozi kuko aba challenges itangazamakuru agacalenje nka showbiz kandi nicyo kintu kiba gikenewe n'ubundi ku muntu umuyobozi uriya mama ni umuhanga abantu bakajya umva nakazajya hakira n'umuntu ushaka kumwitiranya niwe muntu wa mbere nemera ko akora ibintu nyine azi neza ashobora kuza mu gitondo akabyuka akavuga ati ngiye kuba Scovia wo muri jeans nese muri jeans isi yagiye kwa Merisa agatera story abantu bakumirwa azira nyine urwenya pe arabasetsa abajene bari aho ngaho bageze mu mwanya wo kumubaza ahita yenduka n'umama w'urwa Gasabo wabonye ukuntu asubije ibibazo ari seriye Mutesi Scovia no muhanga baba baramwibagiye nyine abantu bahita bibagirwa yashusho yarimo kwisekereza Merisi bahita babona Scovia wundi uri seriye reba ukuntu yakavarinze zira boro z'intambara uburyo abaga ari seriyeze noneho nawe uramufashe umujyanye mu bintu nyine uri tycoon umuzanye mu bintu by'imiziki
oya nabyo nibyo kandi nabyo ndahamya ko abibamo kandi abizi aranabizi ahubwo uburyo bigusubizamo nyine like Imana abameze nk'umuntu utabyitayeho kandi sha mu mutima w'ababazi nibyo nakubwiye ntibazamurize Mutesi Skovia na Dizdora urahakana oya intambara yarota baba Dizdora ko namuzana Skovia bigakunda ikibazo Dizdora ashobora gusembura Skovia bikarangira Skovia yabaye seriye nyine akavuga ati we none ubanza ari gatumwa kabaseriye byebye kuko Dizdora nawe asubiza mu buryo bugoranye nawe asubiza nyine ibintu biri aho kandi byihuse Dizdora bite ni byiza umeze neza ese ko icyo ufite agasokozo mu musatsi si ibintu bisanzwe se abantu bose ntabwo basokoza imisatsi nanjye nasokoje nyine ndakibagirwa akagumamo urumva yo kumuzana Mutesi ariye Mutesi ahita amubana seriyeze cyane gusa shangiye nemera ko ari umuhanga pe ibintu byose arabikora bishaka yatwijandike muri regio rero nabonye Julienne noneho imihanda nayo yayitwitse ariko buri urwego rwabo narubonye aba bakozi b'Imana naho urwego rwabo rwagaragaye byarambabaje nubwo nashifite nabikoraho ariko byarambabaje nyine nabaye shocked man wumvaga nayo hari ahantu bajya ntabwo nigeze njyayo nibwo bwa mbere nabona ibitaramo biranye muri BK Arena bya gospel bingana kuriya nyine simbone energy zo byatende abantu ba gospel buzuza BK Arena twe tuzi Mbonyi ni wowe nyine nzi na Kirizo twe tuzi Mbonyi wenyine Kirizo ndasigwa nawe ajya yuzuza ariko gake bigoranye ariko we ntabwo nyine turabona ngo full house kabisa ngo oya ubona nyine yenda kuyuzuza ariko haburamo abantu bake inyuma ya Mbonyi rero tuba tubonye undi ariko tuza gusanga ngo yapimwa asanga adashitse hari umuntu ngo yigeze gusuzumwa i Babuloni ngo asuzumwe ngo basanga adashitse muri iryo joro bwami bwe wita buhabwa abaperezida noneho nawe ngo yasuzumwa asanga adashitse ariko inkuru ziri imihanda zirimo ziravuga yuko hashobora kuba hari n'abandi bakozi b'Imana barimo kubiserebura cyane ibintu byarahindutse rigajera ubundi kera ngiye rero nicyo ngarutse ndavugana abakozi b'Imana urwego rwabo narubonye ngicyo ndi kutindaho ntabwo ari ukuvuga ngo Grace Room Ministry bayifunze oya niba bonyine yari tuje ibisabwa bagomba kuyifunga ngerega ntabwo identity nuko ari ministeri ntabwo nabonaga ko ari ministeri burajya nabonaga ari church nacyo kintu cyatumye bayifunga bo baravuga ngo iwe yari yarayiregistarinze nka ministry ariko agakora nka church yabya byarindutse nka church ngiye nabonye bavuga ngo ministeri ya Grace Room kuko bimwe mu bikorwa byatumye bamufungira ngo harimo no kuba yarabatije nka Grace Room kandi nta ministry ibyo ntabwo babyemerewe ntabwo ministry zibatiza niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo ariko abandi yabatije bari abantu bangana kuriya hari narinzi ko ari urusengero ngiye ariko baranavuga bati kuko nubundi asanzwe afite titre ya pasiteri yemerewe kubatiza oya ntabwo ari muri ministeri uretse ngo kuko afite titre ya pasiteri yemerewe kubatiza ahubwo ikigoranye nuko umenya ngo yabatije nk'umuyobozi wa ministeri cyangwa yabatije nk'umuyobozi w'itorero runaka hari kandi byari ibintu bibiri ntuze byiclassifyinze bigaragara hariya kireka yajya kubatiza akabatiza muri church y'umugabo we kuko bafite church bakajyana ministeri iyo ajya muri church Grace Room church nyine bakagenda muri church y'umugabo we kuko afite titre ya pastor bimenyesha ko nyine yize ibyo bakamwana bizi azi nicyo bisobanura kugira ngo umuntu abatizwe kugira titre ya pastor ntabwo bisobanura ko wize ahubwo babigwa gutya from nowhere ko ufite titre ya pastor agomba kuba yarize biblique oya reka mbigusobanurire nambwira umupastor none utazi biblique wabaye ko ufite titre ya pastor bisobanuye ko warobanuwe yarobanuwe nandese urobanurwa n'umundi mukuru w'itorero amukura hesaba ari mu banyeshuri uretse kuziko barabigraduatingira birabe oya ngo umuntu warangije theology ntabwo ahita umupasiteri sakomeza kiga umuntu warangije theology diakoni umubwiriza butumwa siko bizamuka gutya ngo umuntu warangije theology ashobora kuba aba ari umuntu nyine warangije ishuri nkuko nabandi bose barangije aba ari umuntu wize theology none kugira ngo witwe pasiteri nuko urobanurirwa umurimo w'ubushumba nyine bagendera urobanurwa n'abakuru b'itorero bagendera kuki icyo nicyo nshaka ahenshi usanga barobanurwa na ba musenyeri se gute twe ntabwo dusenga nta musenyeri tugira ubwo nyine aho abatagira ba bishop bishop n'umwe na musenyeri n'ubundi the same ni titre zimwe mwimwe mu materaniro atagira ba bishop n'ubundi ubwo hari abandi hari urundi rwego rukuru kuri pasiteri rushobora kurobanura umupasiteri umuntu akarobanurwa umwuga w'ubushumba noneho mbere byarashobokaga ko umuntu arobanurwa atarize theology amakosa akomeye mbere byarashobokaga byaje kugendera ku mpano ufite umuhamagaro ufite umuhamagaro byarashobokaga ari nabwo habagaho abadikoni
ukaba ushobora kuba uri dikoni minizi uko wararobanuwe hari inshingano ushobora gukora ariko ari izo udashobora gukora nka pasiteri ubwo habaga harimo no kubatiza n'ubundi noneho nyuma ejo bundi nibwo RGB yabirebye isanga birimo akavuyo ikora amavugurura ahubwo yavuze ati noneho kugira ngo umuntu ayobore umukumbi cyangwa se ayobore itorero runaka agomba kuba yarize byibuze wenda amasaha 1200 yiga inyigisho za teology. Bimwe mu bintu bibi nangiye YouTube kabisa. Ariko mbere yuko aya mavugurura akorwa byarashobokaga ko umuntu aba pasiteri atarize teology. Nzi na pasiteri benshi nawe ukora nk'utonde hano wenda atari ngombwa ngo nibwe mentioninga. Uzi ko biriya bintu byari bigeze ku rwego umuntu ashobora kumva ko nyine ndafite nk'abakristo hari ukuntu muri church zo dufite nka pastor dukunda tukavuga ngo inguye yabwirije ndafashwa ibintu nk'ibyo man agatangira nko gusuzugura nk'umushombo ugatomba ngo yashinze icyumba cy'amasengesho mu rugo rwe akita shinga itorera aho ngabanyemera ngo bwozajya bansanga ngiwanje nyine hari igihe byatangiye kuba bibi ukabona ko bisa nabi ni naho abantu batajya mu nsengero cyane wese bazamukira batajya kuvuga batari ko iyi business aka gashinga gashobora kuba kunguka bakabyana no kuri YouTube bakobanye urusengero rwo kuri YouTube rubaho wararubonye uko ari abantu bazaga kuri YouTube nyine batagira address church udashobora kuvuga ngo wenda uyu munsi nzajya gusengera restoration nkakora tubyimba soro nyine tukayisangayo wapi harasigara no baza pastor ngo babwiririza kuri YouTube ngo mugakora live yicaye mu rugo rwe noneho byagiye guhura ejo bundi n'ubundi gira ngo ni mbere ho gato ya corona coroniza nibwo batangiye gufunga insengero ubwo ubu nibafunze urusengero hari pasiteri wari ufite itorero nakayoboye urusengero bakaba bashizeho ingufuri kubera ko hari bituzuye agahita yiyeranje nyira agakoresha gahunda y'iyakure yo mu rugo y'iyakure ariko gusa hari abantu bigenda nyine bizamuka hari abantu bahemukiye man ikintu giye cyantunguye ni kimwe ubundi tumenyereye ko utubari dufunga abapasiteri n'abandi badasanzwe bayoboka utubari bakabyuka mu gitondo bavuga bati n'ubundi ntacyo twe tumaze mudufunge abantu baranywa bagasinda bakamara amafaranga mudufunge n'ubundi twaro tw'imico mibi byamaze kabiri bafunga insengero noneho bimaze umwaka babasinzi nabo bagahita bajya hari bakavuga bati insengero n'undi abapasiteri n'abateka mitwe barabesha ngo baraduhanurira kandi iyo ugiye kureba usanga umuntu uri kuvuga ngo abapasiteri n'abateka mitwe aheruka mu rusengero hafi 2010 kera cyane muri 2010 sha okay ngewe amavugwa ndayemera yarakwiriye pe ikintu cyansekeje haraho bakabaye boroshya pe nk'urusengero ruri mu cyaro ndatuvuga nyine natagenwa n'abantu wenda Kirehe n'urugero n'ukuri nyine ndi gushaka kugusobanurira hari popularité ya misinze insengero zabo ariko bidafite n'ubushobozi bwo kubaka izindi nyine ziri kuri standard nk'izo leta ishaka ariko icyo leta ivuga nacyo ukirebye usanga ari cyo kuko nge niba usanze wenda urusengero rumaze imyaka irenga 10 rukora muri imyaka 10 baraturaga urwo rusengero rwari rwubatse ubu si wese ubwo muntu washyire yazatura imyaka 10 kuzuza urusengero ruri kuri standard ni ukuvuga ngo niba usanze urusengero ruhari nyine wenda bafunze ugasanga mu myaka 10 urwo rusengero rwari rwubatse noneho muri iyo myaka 10 irashize abantu baratura ugasanga ndusengero rufite nka stati rumaze imyaka irenga 20 rwubatse ahantu ruhari abantu baza bagaterana noneho wajya kuri ugasanga mu byo warufungiye harimo nko kuba rudafite toilette ugasanga toilette ntabwo yujuje ibyangombwa kandi toilette ni ikintu abantu bashobora no kwishyira hamwe bagakora imbogamizi njye toilette so byatuma ifunga umva ubafungiye kubera toilette ni umuganda w'umunsi umwe igahita iraribonetse yuzuye iteretse hariya nyine aho ngaho niho leta nyine yagereye kavuga iti se none niba abantu batura they was not serious nago bari urumva hari ukuntu abapasiteri bari barabaye abantu barangara we nyine akumva ngo kuko urusengero ruteretse hariya rwujuje ibisabwa none nagiye nko kureba nyine nko ku rusengero rw'ahantu nasengeraga nyine hari ahantu basaba ngo toilette z'abantu bafite ubumuga nk'izo ndi mupasiteri ari gutekereza kuzubaka ni ngombwa nyine se niba bari gupfa kuzitekereza niba mu bakristo ufite barimo niba uri umupasiteri ukaba udashobora gutekereza ko mu bakristo ufite harimo abafite ubumuga nyine kandi abo bantu bafite ubumuga nabo bakenera kwikirana n'abantu insengero ziri mu bantu zavuguriye amatoilette kubera icyo kintu none se niba leta yaragifashe gahunda ikagenda ikavugurura amashuri kubera ko abanyeshuri bafite ubumuga batabasha kuzamuka twatuntu two twaritarura tuzi bakagenda badukuramo n'intebe z'abanyeshuri zigenda zihinduka ariko nabo urumva ko nyine still bagiye babitekerezaho nyuma bashaka nyine ikintu cyafasha abantu ariko niba uri umushumba umwungeri mwiza amenye intama ze
ibyo ni ibintu byumvikana ariko icyo ntabwo aricyo ngira ngo turebe ahubwo ikintu gihe cyankomye kikanshira hasi ababisoje niba bafungurire ikintu cyankomye kikanshira hasi ni uburyo abantu twita ngo n'abapasiteri n'abandi bakozi b'Imana aribo bari kugaserebura cyane bavuga bati niba mufungire nagende igana shitanagira imbaraga nuko inashitanagira imbaraga hari n'abantu bataba insengero zabo zifunze babona nka kuri ya bikari na yayujuje bagatavuga ati uyu nawe atumazeho abayoboke ugasanga niba wenda wowe uri umunyamakuru mugenzi wanjye bakwiye kugira ikibazo tugasenyera umugozi umwe avuga nti mugenzi wanjye afite ikibazo kangerageze ndebe niba ari bikemuka tubikemure nawe agaruke mu kazi agaruke ku mukati ugasanga niba Sylvie bamaze kumufungira we ni Sylvie nagende n'ubundi yakabyagaye yatwikaye cyane uziko ntigeze mbona abantu kuri bajya kuri YouTube cyangwa bajya ku mbuga nkoranyambaga ngo bavugire Julienne the almost people uriya muntu witwa Bakame buriya yakoze ikintu kibi cyane gikomeye kubera kuntu iriya tweet yamusebeje yasabyaga Pastor Julienne mani hari ukuntu byase kugenda rya tangazo rya RDB abantu babihuye n'uburemere barabyumva njye nagiye kumva nkumva ku ma space ngo bari abantu tukemera ngo nibaguze ufada nabandi nkumva ari ghosting abantu basaze ngo kwa Julienne nta mani bayo ngo birabyara ubwesikoro ngo I was like ko mbona abantu badakunda Imana cyane babaye iki ngo ntiwamenya niba ari ukutayikunda kuko n'umuntu uvuga ngo n'ubwesikoro buriya n'umuntu uvuga ngo n'ubwesikoro abantu bangana kuri abajya gusenga nta mwuka wera uhari guhita mpamya ngo impamvu yavuze ngo n'ubwesikoro niki ntaramuganiriza kuko ashobora kuba impamvu ari kuvuga ngo n'ubwesikoro ashobora kuba ari kuvuga ibintu wazi neza wenda se akaba yaragiye akasanga baresikoro kashanje wabwirwa n'iki kutigeze umuganiriza buri muntu kugira ngo abyuke bitaravuga ngo uyu muntu n'umwesikoro ibyo sifite ubwoba ako kantu n'akantu babivugaga ngahita njya kuri YouTube ya Grace Room uzi ko ushobora no gusanga nareba ushobora no gusanga leta ariyo yabonye iriya tweet ikavuga iti ariko si umuntu wari kuvuga ngo ni umwesikoro katumusuzume kandi nyine icyo kintu byarakurikiranye byibuza wenda nk'iriya email nako iriya tweet izanga wenda nyuma itangazo ryarasohotse wenda twari kuvuga ati nubundi abantu bajyayo bari mu buyobe nubundi leta yatinze kubibona something like that ubusesenguzi burimo gukorwa bugasanga nubundi mwimbere mu kizuru cy'abakozi b'Imana nabo harimo utuntu two kudahuza erega ibintu byo batari guhuza bo no kuvuga nyine ngo n'ubujura bwakorerwaga abakristo urumva ibyo ubujura bwakorerwaga nibwo nabonye akenshi bamushinja ahubwo araho bavuga bati niba ngiye nari mfite iteraniro rigafungwa abayoboke banjye bakazi wawe ndetse hari icyo bitwaye Rigabira nago oya hari uburyo ngenzigara nishimye hari uburyo ngenzigara nishimye yari ministeri abo yari ministeri abasengera Zayoni abasengera Restoration abasengera hehe abasengera hehe ariko yarenze kuba ministeri itangira gukora ibikorwa by'itorero nyina ahubwo aho no bavuze ngo atangiye kubihindura ubujura aho niho abantu batagiye kubirekana kubigira ikibazo rero nicyo cyabaye ikibazo ariko ibyo kwanga yabahurije kuri ya hamwe nta sina zara muri sizi bikora ararume ministry ararume yakoraga concert noneho ikindi kibazo buriya none ngo arimo arashinjwa ministeri yose ibifite itorero iturukamo ihigwe nyine rero umva si hose nyine avuga ku mutware we ahubwo yageze ubona diro mirakora man ahubwo we iri ministeri birashoboka ko nta torero yaturukamo kandi umugabo afite itorero umugabo afite idini none ko yaterana mu rindi dini nyine abo sinzi stories yiwe nayumvishe nyine kuri X ya Godfather yego numva ibintu nyine umuntu utabizi ntabwo apfa kubyinjira ngo abivuge ariko buriya hari abantu bavugaga ko ngo yewe yatangira ministeri abizi ko ari dini y'umugabo ariko kubera ko ashaka guhuza nyine ikintu cy'abadamu nyine bakajya bahurira hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo we ashaka nyine kuba yashaka nka ministeri akazajya ihuza amatorero ari impuza amatorero kwa ngo niko babivuga Sylvie rero nge ikibazo navugaga ni wenda niba hari ikibazo wenda kivutse mu bavuga butumwa wenda umuvuga butumwa yagakwiye gushigikira mugenzi we tukabona wenda umusinzi yiturukira akavuga ati nibo bafunga n'ubundi barabateka mitwe ariko iyo havutse ikibazo nka kuri ugasanga umupasiteri ni uri kuvuga ni wafashe yambere ari kuvuga ati wabonye interview ngo yakoze uvuga ati uzahanura muri Kigali bakuzirike bakujyane mageragere none iyo bivuzwe n'umuntu witwa ngo na apotere turavuga tuti ubwo abivuze kandi yarigeze kubikoraho ashobora kuba bizi ko birabina ari ikinyoma kubera ko biragoye ko niba wowe wari umunyamakuru uje ukatubwira ati mu munyamakuru nta kintu kirimo kandi ukabivuga turi kubibona ko nawe uri kubivamo utari kubivuga wenda ngo ubigumemo uri bivuze ukabigoma dushaka kuvuga tuti ashobora kuba ari kugira ngo tutabijyamo ariko bivuze nawe uri kubivamo ugati yarungurutse yabona ko nta kintu kirimo niba umukozi w'Imana wafashe yambira akavuga ati niba bafunge
Oya bafite ukuntu barakaye kubera bino bintu byo kuvuga insengero, bafite ukuntu bafite umutima mubi. Ariko nta n'uri gutera hejuru avuga ati mugabanye gufunga n'undi baramufungira. Wera gutera hejuru avuga ati nawe ni mumufungire n'ubundi nta kintu kirimo nawe arateka imitwe. Ugahita uvuga uti rero ibyo ari byose ashobora kuba koko ubwo bivuze nawe yarafite urusengero. Ashobora kubaza ukuntu biriya bintu biba bimeze. Akabayeho ko bibaha imbaraga zo guhuriza hamwe bakageza kure ikintu leta ibasaba aho kugira ngo nyine yokamana ricike. Kuko ibi ngibi byo kugenda bafunga insengero gutya n'amaministeri yazana bagahita bayafunga biriya birangira niba navuga ngo ikintu nyine abakristo nyine like babuze ubwisanzure basenga. Urumva abakristo ariko barasenga bo n'ubundi insengero se hoya kwa Gitwaza baracyasenga, Saint Famille baracyasenga. Oya insengero ni nyinshi, hamwe barafunga, hano iyo ufunze Gikondo nigira Kicukiro n'ubundi ngasenga ngaterana. Dr. Paul Gitwaza avuze ati wenda restoration yo mu Gatenga iraburitse binavuga taro toilette bakakora fundraising toilette zikajya bakajya gusaba leta kiza gukora audit kana kujya saba byujuje donc bakasupportinga byaba ni ibintu byiza. Nk'ubu ukumva uramutse wumvishe nk'inkuru ukumva wenda nko mu gitondo ukumva wenda nka restoration kubera ko yifunguriye irimo gukora yishiza gukora fundraising yo gushigikira wenda ADPR yo mu Gatenga n'urugero. Byaba ari ibintu byiza tukabona yuko rwa rukundo rwa Yesu batwigisha ntago bashaka ikintu kibatanye batwigisha naho sibyo gufungira jure nimwe bagaserebura ahubwo ngo hari n'uburi kuvuga ati ubwo mufungiye ari kuzuza rena bira bihumbi 10 mfitemo 2 birahita bize wanjye bita abantu banjye mo hari abarahita bazana 200 bikaza wanjye. Abapasteri bacu ababishop bacu bareka nyine gufata kino kintu nko kuvuga nyine ngo wenda ngo kiri muri leta cyane kuko ibintu bikuri leta cyane akenshi abantu nagakunda kubyinjiramo. Ariko leta ije mu bintu bya kumurongo nyine ariko hari kuntu nyine bo babifata bakavuga ati kubera ko ibintu bya leta ngomba gukurikiza amabwiriza and nagara amabwiriza gusabwa gukurikiza no kugumana ubwo bumwe urwo rukundo nyine gusupportinga each and every. Ari wenda rubana ubundi rusanzwe nta ruhari. Birakenewe. Shajera wazajya ureka. Uwe nagura abana fundraising z'amatorero ni ibintu bisanzwe. Ngiye impamvu bivuze nuko ari nk'isengero rwabaga rufite nka branch. Yego. Ugasanga branch zose barazifunza nyine kuko tujije bisabwa. Wenda nka Zion Temple n'urugero. Zion Temple se to the world ni ku isi no muri Afrika. Yego. Ifite amashami menshi. Ushaka gusanga niba ifite nk'amashami nka 20 hasigaye nka 2 18 yarafunze. Uri kumva se nta kintu kigabanyutse. Ikibazo kiba ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ni mpamvu bagomba kongera niba bazakora inama nkabira nyine bakardinali bakoze bagatora papa nabo bazagenda bakora ahantu mwiherero babemo bavuga ati iki kibazo cyo kuba duhanganye no ko tujuje ibisabwa. Umwiherero barawufite n'ubundi bahuza ngiye nje nshaka biga ndashaka okay simbizi ko bazabibona ariko bazi ibyo mubajije ntari umujiji ni my opinion bakoze nk'umwiherero bakavuga ati twige ku buryo twakongera umubare w'insengero ko nyinshi zirafunze tugerageze kuzuza ibisabwa. Ubwo se nukongera oya ya titire itariyo nukuzongera ko zaragabanyutse iyo titire ntabwo ari yo ntago ngiye nyemeye ahubwo bishire hamwe bavuge bati niba hari ikibazo gihari hari ibyo turimo gusabwa kuzuza ngiye nk'abambyujuje ariko ari mugenzi wanjye ugifite ikibazo ni gute twashigikirana kuko umujene hano wenda ashobora kuba yabuze agatike akaguhamagara ukamwohereza ukamukanda akanyenyeri akabona agatike akajya mu kazi akakumya agasunika iminsi nabo bashakisha uburyo kibafashanya bashigikirane batwereke urukundo rwa Yesu batwigisha rwa kivandimwe bareke kubihanganira kubera yuko rwose abapasteri kwirwa muhanganya no kuri social media rwose muri gutuma abantu bazagira abarara nabo bavuga bati nataye intama nibe natwe abantu no kubazabaseka nibabona nyuma abantu nka kuri ujya kubona Jackie arabatijwe mukishima bakavuga ati rani intama yarazimiye garutse mu gitondo agahita akora video ati ngiye sinzareka kuba umusambanyi like nyine ni kuri bizajya bigenda birabye expose umuntu wamubwirije biri kuvuga ngo nagatwiko n'ubundi rimwe n'ubundi mu biri gutuma bafunga nyine bira bintu bya expose umuntu wakubatije ngo ikiriho nuko ngo na Jackie kuriya kuvuga ngo arabatijwe hari umuntu bagiye akabwira ati wowe ngwino ubatizwe abantu banako hari imbaraga z'Imana Imana yaragoye kabisa. Ubwo rero kandi Jackie nawe bwaca mu gitondo akabatenguha nyine ibyo ndikubwira biranuko barimo gufekinga umuntu ngo abatizwe biranuko expose bari mu kibazo buri abantu bazi ikosa ni rya Jackie ikosa ntago ari rya Jackie ikosa ni ry'umuntu wabayikiraga
ako ntago ari kiraka wari uhari urabizi ko ari kiraka gushaka gusajya abapasiteri b'abandi ahubwo kiriya kintu nyine uri nka pasiteri ukaba ari we wasengeye uriya mwana it's a shame nyine bikojeje isoni gutekereza ko wabatiza umuntu umeze kuriya bikoze isoni icyambere bigaragaza ko Jack nta gice yize yaramwigishije arahinduka bigeze nyuma arongera arahinduka amaze guhinduka nk'icurenge abantu basenga barabizi umva niba banahari niba kino kiganiro muri comment bazatubwire my brother umuntu wabatijwe uramureba no muri speech ari kuvuga akuba mubatije ngo ashobora no kuba afite impano yo guhinguranya ibi keretse niba ari ibyo ashobora kuba afite impano yo guhinguranya ibi ngo akaba yari yanarebye akavuga ati ariko niyo ataba bikora niyo nyine niyo ataba nyine nako niyo ataba yarahindutse ku mutima bizi katahindutse man uburyo nyine yashitse isoni zo kubivuga donc gutirika kubyerura nago gusambana no madini barasambana kandi barabatijwe naga ari surprise ni ibintu bisanzwe kibazo no gukora udukorwa ukatwigamba the way wigambye ko icyo kintu nyine utakireka nk'umuntu wakubatije nyine bari kuvuga ati mana yo mw'ijuru uyu mwana aranyicishije umupasiteri wamubatije aravuga ati baba we abandi bashumba ntibabibona wani bazabona ko nta gice yagiyeho icya kabiri yego nibyo yarabatije ariko se yakiriye umwuka wera nyine yarabatijwe nyine kuko yavutse ni icyaremwe gishya kira ni icyaremwe gishya ariko ushobora gusanga wenda ari nako bisigaye bikora sha nanjye simbizi simbizi nose ko nabonye na video y'abantu batijwe bakagwa hasi bakamera nk'abafashwe n'amadayimoni urumva twebwe tubatizwa hari uburyo twabibonye ariko tugeze muri 2025 bihendesha ushobora gusanga umwuka twabatirijwemo muri za 2 warahindutse se sha uyu munsi muri 2025 akaba yarahinduka asigaye yakora ibintu byo kumenyera Imana sha Imana ntabwo imenyera none se niyo umuntu abatizwa ni question oya ni question y'abakibazo kibazo ukuntu undi nawe akabatizwa akagaruka akavuga ati ngewe biriya ntabwo ngiye gana gushidikanya ku Mana ntabwo ushaka kuna gushidikanya ku Mana ngiye nshidikanya kwa mubatije niho ngira ikibazo yani naho ari ikibazo ariko nyabona mugerageze mugabanya umuriro abakozi b'Imana mugerageze mugabanya mubaye benshi kuri YouTube bana muratwitse oya muri iminsi badutayemo mu gihe show biz twiturije cyokoze turimo twirebera agapira kujya gusya nimugoroba bakatera agapira Rayon Sport nayo ikashira muri mwe na rimwe igahita kubita hanze ikintu ariko abakozi b'Imana baduhaye show yashaba bayigabanya ariko pe ni shows dakenewe nyine like ziri gutuma abantu barushaho kuba navuga ko batinyuka hari urwego abantu babafatagamo rusa nk'aho rumaze gucika amazi kubera ukuntu basigaye bi-expose cyane oya nabonye ntuzayabivuye ni waba bigarutseho yongwe avuga ngo hari ibintu bari gutuma abantu bamenya batakabaye bamenye cyane yongwe kandi abayabarabuye bari bari gutuma tumenya tutakabaye tumenya bitatugenewe cyane nibyo rero birimo biravuga imihanda Sylvie wakoze cyane wakoze nanjye ndagushimiye